naramukanguye rero, maze kumukangura mbona arakangutse, ndangije ndamwegera nk'umugabo wanjye, ndamubwira nti ndumva ngukumbuye mugabo mwiza, ndumva ntagishoboye kwihangana, meze nabi cyane ku buryo niyo waba utabishaka ntabwo narenze iminota 20 cyangwa 15 bitararangira. Umugabo yarahindukiye arandeba arambwira ati mada, twumvikane, njyewe ntakubeshye kuva wakora impanuka rwose umbyihanganire, ariko nacitse imbaraga zo kongera kukurongora, sinzi igihe bizazira, ariko by'aka kanya ba wihanganye. Ndabyibuka naramubwiye nti se sheri, k'igihe cyose urumbwira ngo nihangane bizagenda biti, amaherezo azaba yahe? Arambwira ngo urabizi ngo amaguru yawe ngo narayakundaga cyane, ngo yego kuba warakoze impanuka ngo si ubushake bwawe, ariko ngo kuva wakora impanuka rwose mba numva nta bushake mfite bwo kubikora. Ati rero mu gihe butaraza butegereje. Ndeba ukuntu maze umwaka mvuye mu bitaro, inshuro zose nagerageje umutware wanjye yarabyanze. Nibwo narebye ukuntu byagenze, koko ndavuga nti kuva nakora impanuka nta gakingirira irari ry'imibonano ku buryo twagirana ibihe byiza nk'abashakanye. Nari meze nabi weye baba tata we, uramunyagwa uraryana, umuntu utarawumva ntago bino bintu yabyumva, uraryana ku buryo ubura uko wikontorora. Umugabo yarabyutse arakaraba, numva ndababaye, ndeba umugabo utanamfitiye impuhwe kuva nava mu bitaro. Wenda reka mbyemere, mbere yangaga kubikora kugira ngo atambabaza atantunika, none se maze umwaka. Bwarakeye mu gitondo umugabo yinywera icyayi arigendera. Mu by'ukuri umugabo wanjye ntarakora impanuka, ni umugabo wajyaga gusohoka akabanza akansoma akananyibutsa ukuntu ankunda. Ni ibintu yari yaramenyereje mu gitondo, ntago byabagaho ko agenda atansezeye. Ariko nyuma yo gukora impanuka aritegura icyo avuga, ijambo avuga ni mwirirwe gusa. Nijoro yataha ati mwiriwe, kakabizu yampaga agiye kugenda, akambwira ko ankunda, akambwira ko ari we mugabo ufite umugore mwiza. Ibyo mbiheruka ntarakora impanuka. Nigeze kubiganiraho n'abashuti banjye barambwira bati nuko umugabo nyine ibyo yagukundiraga bitagihari, ubwiza bwawe bwarangiritse, wakoze impanuka amaguru aracika, ibirahure biragushwaratura mu maso, ahantu hose ufite ibikovu, niyo mpamvu. Bwarakeye umugabo amaze kugenda, nsigarana n'umukozi mu rugo kuko nari ntarasubira mu kazi. Ndaza nicara mu ntebe, umukozi wanjye ankorera imirimo bisanzwe. Bigeze mu masaha yo kurya nibwo namuhamagaye, yaranzaniye ibiryo, ubundi akira ibiryo muri salo amanje agahita yigendera. Nawe akunda kurira muri annex ye iri hanze. Yitwa Sibo Mana, ariko nkunda kumuhamagara Sibo. Namubwira nti se Sibo, ko mfite irungu waje tugasangira. Sibo yarahaje azana ibiryo turasangira, dutera story mo gakeya tuganira. Ariko mu by'ukuri ikintu nashakaga kubwira Sibo, nashaka kumubwira nti ndashaka yuko turyamana nkakwishyura, nimpanguye. Sibo twarasangiye, tumaze gusangira ndamubwira nti se Sibo, ko hari serivisi nshaka kugusaba irakunda? Sibo ndabyibuka arambwira ati mawuja wambereye umubyeyi, wambereye umwana mwiza, ati nta kintu na kimwe nakwima, wambwira nkumva niba bikunda, biramutse ari bikunda nabigufashamo. Ariko byari bigoye byatari. Gusa njyewe ndi umuntu buriya udakunda guca ku ruhande, cyane cyane ikintu kimbabaje nderura nyine ngenda buhuka.
iyo ikintu kimbabaje nyine ku rwego ntabasha kwikontorora, ku rwego ntabasha kugira icyo ngikoraho, ngenda kivuga ukanyumvira ubusa cyangwa ukanyumva, ariko njye ndavuga. Naramubwiye nti Sibo, ndifuza umuhungu turyamana pe, ntumbaze ibintu byinshi, ariko ndifuza umuhungu turyamana. Ese iyo serivisi wayinkorera ubundi ukambwira amafaranga wifuza ko naguha? Sibo byaramutunguye, kuko ubundi Sibo tuganira ibintu byose, ariko ntabwo tujya tuganira ibintu bijyanye no mu gitanda. Sibo ndabyibuka arambwira ati mabuja, nta kantu wanyweye? Ntamubwira nti hoya ntako nanyweye, siniriwe hano mu ntebe ntiwambonye. Ibi nkubwiye ndiseriye kubera yuko umugabo wanjye amaze iminsi ari bize yirukanka muri rwinshi, amaze mu gihe nta mwanya abona. Nkeneye umuntu unkorera ino serivisi pe, ariko niba bidakunda nta kibazo, ariko niba binakunda umbwira amafaranga naguha. Mu by'ukuri hari igihe ubushyuhe bukwica ntunatekereze neza. Nyuma y'uko Sibo turangije kubikora nibwo natekereje, ndavuga ntariko ubu nta wundi muhungu nari bubone wundi utari uyu mukozi wanjye. Gusa muri uwo mwanya ubwo nari nicaranye na Sibo, yarambwiye ati mabuja, ati ngewe nibura amakashi ndabigukorera, ariko ikibazo ntabwo nzi niba nyine urwego mbikoraho arirwo rwego wifuza cyangwa arirwo rwego wamenyereye. Nshobora kugupfubya, ariko njya yanjye urayampa. Nuko yambwiye. Namubwira nti Sibo, uko wabikora kose nta kibazo, ntago mbizi koko turaba tugiye kureba. Ndamubwira ahubwo ndaguha ngahe. Sibo ati mabuja rero ntago njye najya nkubwiye ngo urampaya, ariko njye nk'umubyeyi wanjye niba nyikubitira 5 nta kibazo. Sibo yaransekeje arambwira ati niyo wampa 5 njye nta kibazo. Uwo mwanya habaye iki? Nahise mbwira Sibo nti noneho mara kurya ngohereza amafaranga, ugendera kuri farumasi uzane utuntu tw'ubwirinzi. Ati yego. Ariko rero mabuja, iyo nambaye turiya tuntu, ati kugira ngo nzarangize igikorwa biramvuna cyane. Ati rwose nimba ari ikintu nakunda ni turiya tuntu. Ahubwo njyewe nabonye hari utuntu umukobwa dukundana yanyeretse bakura muri farumasi bakipima bakareba niba ari muri bazima mukabikora. Ariko iyo nambaye yashashe rwose ntago bikunda. Namubwiye ntese kubera iki Sibo? Arambwira ati mabuja si ukukubeshya, ariko ibintu byanjye nyine ni binini birabyibushye ku buryo nabuze staff nakambara itamfata ngo impambire cyane, kandi utiye impambiriye cyane kugira ngo nzarangize igikorwa biragorana. Nakoze iki? Namubwiye nti noneho genda uzane izo test, ndazizi n'ubundi. Nibwo namuhereje amafaranga, umuhungu aragenda arazizana. Azizanye twipima uko twipima birangiye, kuko ntabwo nari bufate nanone ibintu by'umugabo ngo mbihereze umukozi ntazi umukozi ngahagaze ate. Yampiyo sida noneho ko napfa. Nuko tumaze kurya ndabanza mbaza Sibo ntese nta kantu ukeneye ko kunywa katuma ujya nyine ugira swaga kabisa ukumva ufite courage. Yarambwiye ati mabuja ngiye nikundira icyuma, kandi icyuma cyanjye kigura 2,500. Namuhereje inoti ya 5. Nambwiye ntizana ibyuma 2. Ariko ubwo nanjye kuko twe tumaze kurya kandi namaze kurya gafiriti, ntabwo ariko nanjye nzanira igipirimunsi kuko imiti ntarayimaze nta kibazo. Sibo nibwo yinyabije ku muhanda azana pirimunsi, azana n'iryo buye rye sinibuka izina ryaryo, turadusangira turi aho ngaho muri salo. Birangiye nibwo nagiye negekaho umuryango ndafunga nkubitamo ingufuri, ariko ndavuga nti umutware wanjye afite urufunguzo isa n'isa yaza akinjira, ariko harimo ingufuri yakomanga. Nakakubisemo ingufuri, ubundi ndagenda
mbwira sibo nti reka tujye mu cyumba cy'abashyitsi kuko dufite icyumba nyine iyo nta mushyitsi uhari kiba kirimo ubusa. Nicyo twagiyemo. Mfata imbago zanjye ndahaguruka turagenda twinjira mu cyumba cy'abashyitsi. Rwose sibo nta kibazo yari afite, nta soni, reka da wabonaga nta kibazo. Tugeze mu cyumba nibwo nikuyemo agatenge nari nambaye, nikuramo isengeri nari nambaye, nsigara nambaye uko navutse, njya ku gitanda. Mu by'ukuri numvaga mfite ubushyuhe bwinshi kuko nari maze umwaka kuva nava mu bitaro nta kintu umugabo aramarira. Ikindi kubitaho igihe namaze ndi mu bitaro naho namaze y'amezi agera kuri 7. Ubwo ni umwaka n'amezi 7. Nta kintu nkora kandi nshyuha rwose nkabishaka, ariko umugabo wanjye akabyanga. Sibo muri ako ka mwanya yikuyemo imyenda. Ikintu cyantunguye, sibo yiyambuye imyenda nsanga nawe kumbe yatangiye kubishaka. Sibo ntago yambeshye, ibintu yambwiye byari byo. Yari afite ibintu nyine binini pe, koko iriya shashi ubona yuko uriya munwa w'ishashi ushobora kuba umuhambira cyane. Yari afite ibintu nyine bibyibushye kabisa, nta nubwo aravuga ngo ni birebire, bibyibushye bibyimbye. Ewana nkikubita amaso nicinye cyane ndavuga nti iyi ngiyi icyo nzi cyo ipfa mfite nta yindi yari kurimara. Ahubwo mu mutima nkasenga nkavuga nti Mana we umfashe ntaze kuba rwose arangiza vuba. Ubwo sibo yaje ku gitanda, ariko ubona ko afitemo agasoni gakeya, utuntu tw'udusoni duke. Tangira kunkora ku tunyonyo, ahubwo ni kari kunganiriza stories wabo mu cyaro, avanga ibyahehe n'ibyahehe. Turategurana, gusa njye ntago byari ngombwa kuntegura, umuriro nari mfite wari uhagije, kumubona yambaye ubusa gusa byari bihagije. Gusa njye icyo nakoze ahubwo nagerageje kumutegura kugira ngo nawe agire irari nk'iryo mfite. Nuko rero ndamutegura ewana mfata ibintu bye ndabikarisa nko minota ingahe nibwo nagiye kumva mvambwe ati mahuje arekera aho ngaho utwo tuntu uri kunkorera numva turi kunkirigita, nahita nsoza igikorwa vuba tutarabikora. Nyuma nibwo yaje rero atangira kubinkorera. Habaye agashya nari ntarabona mu buzima bwanjye. Umwana w'umuhungu yashyiragamo gutya yakuramo nkabo agakuramo bivubura amazi, ari amazi kubera ubwo nari maze igihe kinini. Yageraga kubisemo kajya yakubise nkibuye nko mu ndobo irimo amazi, kumwe indobo ivuga ati dombore nyine, yakubitamo nkumva ni dombore, yakuramo amazi agahita ataruka. Nari ndyoshye handi navuga uti ndaryoshye pe kuko sinabiherukaga. Umva umuhungu aravugishwa arambwira ati mabuja kuva nabaho. Ati ntago renze ko aba umuntu umeze gutya. Umwana w'umuhungu yampaye ibintu neza, ewana arandongora, ndanyurwa, arayimpa mbega ibintu binini ngo ukuntu biryoha we, arayimpa umwana w'umuhungu none kuko ananutse. Uri umuhungu unanutse akushobora kukwizingira ukagira ngo ewana yarayimpaye, nyoberwa ibibaye ngira ngo ndi mu nzozi. Yarayimpaye itura imwe, ibi mbabwira ni ukuri, yandongo itura imwe ariko twayikoze nk'amasaha 2 n'igice kuko ntiyananirwaga. Hararono byageraga akambwira ati mabuja ko numva ntashaka kurangiza, utoba nyikuyemo tukaruhuka. Nubwo buryo twabikozemo. Ubundi nanjye amazi sinzi ngo yavaga hehe, umwana w'umuhungu yarampaye ndaryoherwa, ewana nawe araryoherwa. Gusa njye narangije nk'inshuro enye. Nyuma nibwo nawe yaje kurangiza. Birangiye arambwira ati mabuja ibi bintu ntibisanzwe. Nanjye ariko ubwo ndavuga nticyo wakoze. Umwana w'umuhungu aranyemeje. Byararangiye ndamubwira nti nizere ko ibi ari ibanga ryanjye nawe. Ati yego. Umwana w'umuhungu
ibyo byararangiye, ndagenda muha amafaranga, ariko ntabwo nari kumuha 5,000 n'ibintu yankoreye. namuhaye amafaranga agaragara. Uwo munsi sinigeze nongera kwifuza umugabo wanjye. Namaze nk'ibyumweru nka 2 meze neza pe, meze neza. Ariko ubwo kuva icyo gihe umubano wanjye n'umukozi wanjye urahinduka. Nazajya muvugisha, nkabona muvugisha areba hasi, nkabona bafite isoni, nkabona ntakirekura. Nyuma y'ibyumweru nka 3 nibwo numvishe nongeye kumushaka, musaba ko twakongera. Ewana turongera, noneho bigeraho biba n'ibintu bisanzwe. Nazajya mbishaka nkamubwira. Ejo bundi umwana w'umuhungu nibwo namusabye aranyangira. Arambwira ati mawuja ntago rwose ndi bubikore, ntago mbishaka. Ati bino bintu biranyangiza. Ngaho ndavuga nti umwana w'umuhungu se mwangiza gute? Arambwira ati rero mawuja umbabarire, ndagutinya suko kubahuka, ariko kuva umunsi wa mbere turyamana ngiye umutima wanjye waragukunze. Rero buri uko turyamanye bituma urukundo ngufitiye rwiyongera, kandi naragukunze urudashoboka. Ati rero kubw'iyo mpamvu ndagira ngo tubihagarike, ndebe yuko basi byamvamo burundu nkakwikuramo, kuko uri umugore ufite umugabo, ntacyo nabihinduraho. Umwana w'umuhungu ambwira ko yankunze. Shaka mbabwire, akimbwira iryo jambo naherukaga kumva umuntu umbwira akankunda kera, numvishe nanjye mukunze. Naherukaga kumva ijambo ndagukunda, ego mana yanjye, ntararwara ngo njye mu bitaro. Kuva umunsi imodoka yanjye yangirika bakangonga nkacika amaguru, nibwo rero nongeye kumva iryo jambo. Yarabimbwiye, numva urukundo ruranyuzuye, numva rurazamutse ntaza ahantu ruvuye, numva umwana w'umuhungu nanjye ntangiye kumukunda. Uwo munsi abimbwira, ariko mu by'ukuri byaje kurangira dukundanye, ariko mu ibanga. Mu by'ukuri umugabo wanjye yaratarabimenya, ndetse kuva icyo gihe umugabo wanjye twari turongera no kuryamana. Umwana w'umuhungu ndamukunda, ewana bimwe byanyabya ariko